ati nzubaka rero kuri uwo waguhishuri itorero ryawe. Bibutse neza yuko iri torero rya ADEPR mu Rwanda iyo ritubakwa ku rutare ryubakwe kuri nyiracyo riba ryarasenyutse. Iyo ryubakwa ku muntu aba yarahirimye bikarangira, ariko kubera ko ryubatse kutajya utanyeganyezwa n'ibihe, n'uyu munsi riracyakomeje. Imana ihimbawe. Haleluya. Reka ndavugana n'abantu bakunda ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu biravuze ngo iteka ryose, niyo mpamvu uzasanga abantu bizera nabi. Umuntu ugasanga n'uzumva umuntu ari kuvuga ati ngo runaka ngo njyewe ngo kandi ngo niwe wabwirije ubutumwa, ariko ngo maze kubona ngaguye ati nanjye nabivuyemo. Uzi ikibazo mufite? Ubundi ikibazo mwebwe mwagize, mwarabwirijwe cyane ariko ntimwigishwe. Biravuze ngo uyu muntu yizeye uyu nguyu wamwigishije cyane kuruta uwo yamubwiye. Niyo mpamvu uyu nguyu aguye nawe ukayituka. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo mugomba kutwizera cyane kuruta uwo tubabwira, ahubwo mugomba kwizera cyane uwo tubabwira, kuko twebwe dushobora gusaza tukagira intege nkeya, ariko uyu tubabwira tuvuga ntasaza, ntagira intege nkeya, ahorana imbaraga. Tera haleluya. Shalabra elasogita. Niyo mpamvu buriya iyo ngubwiye Yesu ugomba gukurikira Yesu. Abantu bagira intege nkeya, abantu bagira basa, abantu manda yabo yarangira, abantu bava kuri hiti, abantu ibintu byabo byose bishobora guta agaciro, ariko uyu tubabwira witwa Yesu ntabwo ajya arangiza manda ye, ntabwo ajya ava kuri hiti, ahora hitinze ku manywa na nijoro, wabishaka utabishaka. Yesu ahora ari kuri topu. Mukurikire Yesu twababwiye, kuko ari we banze ajya kwizerwa. Naje kukubwira Yesu, naje kukubwira Yesu. Ibintu byakwirirwa bate ngo runaka ngo yaguye ngo nanjye ndaguye. Wakurikiye runaka ntabwo wakurikiye Yesu yakubwiye. Uhereze Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Mumanza mumurikire Zopaya mu kanya ziraje. Ntazi kugira ngo ntayerekwa mfite. Arifite. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo rero iyo tubabwira Yesu mukamukurikira mukamwizera kudusumbya, niho uzabasubiza. Hari igihe usanga rimwe na rimwe hari n'abantu bari gupfa ibintu, ugasanga umuntu aravuga kuko ngo ntababwiye ngo ibitangaza, ngo ntabwo muranyumva, kuko ntababwiye indege ngo na visa. Ubundi si wowe kubivuga gusa, hari icyo usohoza wowe, hari icyo utanga. Nozi wowe uri kuvuga ngo ati ngo Imana ngo irashaka mukizwe ngo mufata agakiza, wowe uragatanga. Wowe uragatanga. Ari uri kuvuga visa si uyitanga, ari nawe uri kuvuga agakiza si wowe ugatanga. Ahubwo mwebwe cyane ni ukugira ute, ni ukuvuga, hanyuma usohoza akagira ute, agakora. Haleluya. Ikibazo muba mufasinze ibyari, ahubwo nta kindi, ni ikibazo cyo kwigana. Ni ukuri. Byakubwira ibyo Imana ibwiye, ibyo itabwiye ngabireka. Inyuma haba hari undi nakavuga ibye, kuko ari wese azabisohoza. Ari njyewe sindabiguhereza, none si nta kintu. Twebwe tuba turi indogobe zitwaye ibyo Yesu yashatse kuvuga. Bavuze ngo amen. Murasa neza, dukumva ngiye kwerekwa mu izina rya Yesu. Ntabwo muri kumva ikirere natangiye kwinjiramo. Rero ndaje kubabwira Yesu ibihe bingahe byose. Ntabwo mukwiriye gukurikira Yesu utanga umuceri, hanyuma no kurikira Yesu bakubwiye umuceri. Umuceri nuhura Yesu uzamuha. Kubera ni ukuvuga hari abantu bagiye bakizwa bakazajya babigisha Yesu, kwa Yesu biranagana, amapera ni amahoro, ni salama, kwa Yesu ni bebe shushu, kwa Yesu n'imigerizamo. Kwa Yesu umuntu wakwigishije uwo Yesu wa salama gusa, atakwigisha ko kwa Yesu n'imigerizamo n'ugutwi bakakuvanaho n'igihanga bakagikuraho, ntabwo yakubwiye Yesu wenyewe. Gukurikira Yesu nta mikino irimo. Kwa Yesu uramukurikira bakagukanuza amaso kandi
rero impamvu rumwe iyo bababwiye Yesu uwo mu ruhande rumwe gusa mukahitamo bibura mujya bati ndagiye noneho byari ibintu sinabibamo wakurikiye Yesu wakukubwira bebe ya ngwino ufate mikorofone ngwino wantora ati ngwino uhagarare imbere ngo basi ngwino uhagarare mu mwanya wawe kugira utagenda ntabwo wakurikiye Yesu byose wakurikiye Yesu bakubwiye ko azaguhagarika imbere tukakubona kubera kuri inzobe ariko ntabwo bakubwiye ko bashobora no kuguhagarika n'inyuma ku murongo ntibagakubone n'imyaka ibiri igashira uba muri korari tutanakuzi ariko nubwo tutakumenya ariko uwaguhamagara akagira ute akakumenya. Wumva pashinga ndashaka kubabwira Yesu mutahana ibyo ngibyo. Hanyuma rero ni ukuvuga impamvu tuba tugomba kubabwira Yesu ibihe byose. Iyo murimo muvuga Yesu ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ndi kurwanya ibitangaza, ntabwo ndi kurwanya Yesu ko ibyo bintu atabikora. Yesu atanga umuceri, Yesu aragabura, atanga perime, atanga akazi, ibyo bintu byose nanjye yagiye abimpereza. Yesu rwose atanga urubyaro, Yesu ni umwana mwiza, ibyo ntabwo mvuze ko agira ute atabitanga, arabitanga. Ariko Yesu wawe nawe uw'ibiryo uwa visa nagiye mu ndege maze kugura inzu hehe na hehe, Yesu akaba uwo nguwo gusa. Aba bana bato bazakurikira Yesu w'inzu na visa mu ndege nabibura azahita agwa kuko yakurikiye Yesu w'ibintu. Mubwire Yesu w'ibihe byose, mubwire ati Yesu twariye ni Yesu, tutariye ni Yesu, batuvuze ni Yesu, badukunze ni Yesu, turiho ni Yesu, dushonje ni Yesu, tubyaye ni Yesu, tutabyaye ni Yesu, ni Yesu w'ibihe. Yesu ni Yesu, ne change pas. Hallelujah. Nanishimwe, nanishimwe. Nabana abantu bakunda Yesu bafatishije kabisa. Yesu ni Yesu. Bakubwiye nabi ni Yesu. Bakubwiye neza ni Yesu. Bakukubise ni Yesu. Najya kuza kuza ibintu by'imiteto ubwo mugabo yakubise Yesu urahari cyangwa ntuhari arahari ni Yesu. Kuko kubita ntabwo bimuvanaho n'inyuguti nini. Yesu we buriya ngo n'ukuntu gukorera ngo baransohoye urahari urareba cyangwa ntureba arahari. Yesu ni Yesu. Bakudishe ni Yesu, bakwirukanye ni Yesu, umaze imyaka 15 w'ubushomeri ni Yesu. C'est le mot qui ne change pas. Toujours Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Yesu. Iyo myinshi urimo rero Yesu ubu ndajya kubwire bajya kugusezeraho nanone utabikora ndamenya ko udahari. Uba yabikoze ni Yesu, atanabikoze ni Yesu. Twagukomera mu mashyi abantu bamwemera se. Yesu tikole pro eras shaima dokita erimosa professor yo era haleluya. Yesu ni iyo ni myinshi urimo ngo Yesu ngo ntabwo uri kubona ko myiza imyaka 30 wamaze. Hari n'ufite 40 ariko bitujuru ni Yesu. Haleluya. 30 na 40 barayisagije noneho uri kuzana imyinshi kuri Yesu bafite 40. Shimira Imana kuriho. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire mugabanya akavuyo kuri Yesu. Igishoro cyambe kitwemeza akazadutabara nuko turamuka bugaca bucira tukabona turi kugenda tunyihumeka turi ku rutonde rw'abizagirira. Yabikora mu kwa mbere ni Yesu, yabikora mu kwa kabiri ni Yesu, yabikora 2026 ni Yesu. Yesu ni Yesu. Amen. Yesu ni Yesu. Ewe wabibashize se uyu mugabo witwa Yohana Umubatiza, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na kari aho ngaho 18. Ngo Yohana Umubatiza yaramubatije Moshe sijyaho ibintu wowe uri kwijya aho ngaho wimaze wigize ute. Yohana Umubatiza yaramubatije ntabwo ati ngenda kubatije ndi Yohana ntabwo
dore mama kuna ari kundeba ava mu bintu by'imiteto kwa Yesu nta miteto iba. Yohana uburoko buramujya, noneho Yohana umubatiza yahise atekereza iki ngiki kuko nawe watekereza ati ntabwo nabaziranye na Yesu uzura abapfuye ukora itaka rikaka akavuga impumyi zikareba bipamo twibikumva. Iyi saha yahita akora ubufindo nk'uko yavanye Sadraka na Meshaki na Abednego mu itanura ry'umuriro n'igikata gupfana muri gereza akanyiba agakangwepana umfasha arangije agira Yesu ngo ibyo ngibyo bimufasheho abatuga batari baguca igihanga kakumya ryitwa Yesu hanyuma agatuma babiri abati mugende mumumbarize niwe nabatije cyangwa si we tutegereze. Hanyuma twaragenda wasanze Yesu aho yarari barabati inshuti yawe iradutuma kandi namwe muri inshuti za Yesu. Inshuti yawe Yohana wakubatije adutuma ni wowe Mesiya, ni wowe yabatije cyangwa ni Pilato. Abandi reka mbereke kugira ngo mujye kumubwira. Yesu abakorze kumpumyi ati humuka, impumyi birahumuka. Igipama twatita wumva ari kuberekana nuko ari kuvugana nabo kita cyuma ikirema haguruka cyajya guhuriza abantu bana bavuga bavuga cyaravuze. Yesu arangije avuga ati mubonye iki ibipama twibiri kumva impumyi ziri guhumuka ibirema biri guhaguruka ati none ahangaha mugende mwirukange mumubwire ibyo mubonye mumubwire ngo impumyi ziri kureba ibipama twibiri kumva ingumba ziri kubya ariko mugerekeho icyitonderwa kivuga ngo hahiguwe ibyanjye bitazagira ute bitazagusha. Yesu ni Yesu udavuga cyane ariko Yesu ni Yesu, Yesu ni Yesu. Yohana da abandi niguca batumye niko dutumye barinda bamuvanaho mu mutwe ariko Yesu agumya yitwa nde vuga ngo amen. None uwo muntu mwicanye mu ikiganza umwe ngo Yesu Imana ngo Yesu w'ibihe byose, Imana iguhereze Yesu w'ibihe byose, iguhereze Yesu wo mu gihe cy'intambara mu gihe cy'ibisubizo Yesu w'ibihe bingahe so Yesu ni Yesu neshanje pa baroko ndagira ngo mungurikire mbabwira akajambo gakomeye. Yesu ibyo byose mwaje gushaka arabifite ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose twaje gushaka ntabwo ari byo Yesu yazi. Yesu cyamuzanye mu isi ntabwo yaje kuduhereza amamodoka, ntabwo yaje kuduhereza akawunga. Ibyo bintu ndi kuvuga Yesu arabitanga ahubwo ndashaka kubayobora ku nzira nyamukuru y'ikintu cyamuzanye. Yesu atanga imodoka, atanga perimi, atanga ibiki, atanga abagore, mbese byose yabikora ariko ibyo ngibyo nanone yaje mu isi ibifite, isi yaje ibifite. Yesu yaje bashingira, Yesu yaje akazi gahari, Yesu yaje abagore bafite abagabo. Ibyo byose mu isi byari bihari bivuga ngo isi yaguhereza umugore, isi yaguha amafaranga, isi yaguhereza ubutunzi, isi yaguhereza perimi, isi yaguhereza dipolo, isi yaguhereza icyazanye Yesu kiri special yaje kuduhereza icy'isi idafite kuko isi ntiyaduhereza agakiza. Yesu wenyine niwe ufite agakiza. Isi ntiyaduha umwuka wera, Yesu niwe uduhereza umwuka wera. Isi ntiyaduha amahoro, Yesu niwe utanga amahoro. Tera haleluya, Yesu ni Yesu. Mumere ikiganza umwe ngo Yesu aguhereza icy'isi itagira, Yesu aguhereza icy'isi itagira. Iby'isi idafite nibyo Yesu byatumye aza. Isi ntiyaduha agakiza, Yesu niwe ugafite. Isi ntiyaguhereza gucungurwa, Yesu niwe ubifite. Isi ntiyaguha ubugingo buhoraho, Yesu niwe ufite ubugingo buhoraho. Isi ntiyaduhereza amavuta yo kwishima, Yesu niwe uyafite wenyine. Yesu yaje kuduhereza icy'isi itagize ute idafite. cyangwa tubakwikiriza mama Yesu yaje kuguhereza icy'isi idafite. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye kuko yayatubwiye. Ku musaraba haruka iriba rimara inyota, twahawereye amazi
neza amazi y'ubugingo. Tumuhereze icyubahiro agahora ku ngoma. Yesu yaje kuduhereza icyiza itagize ute ikidafite. Uko wansanze uko niko wangunze, ubu numva nisanze uri mwiza cyane we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we. Uko wansanze uko niko wankunze, ubu numva nisanze uri mwiza Yesu we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we. Haleluya. Wa mucuranzi wacu yahise agenda, bamukodesheje, wasanga twamukodesheje. Uvuga ngo amen. Wamuhamagaye akaza se niba ari uwacu hano. Haleluya. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus. I love you Jesus, nakupenda sana wewe. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus. I love you Jesus, nakupenda sana. Utarigeze ukora icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, hasohoza ibyanditswe kuri we. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, hasohoza ibyanditswe kuri we. Napashijwe n'imbago y'Imana. Napashijwe imisengesho ngumeneye umutima, icyo nsaba tugumane ntibagugiriye umugisha. Ntibagugiriye umugisha, unyibuke ijisho ryawe, ijisho ryawe ririmbeho ibihe n'ibihe. Ineza yawe, ineza yawe tezeho ku ndunduro. Iri ni isengesho, iri ni isengesho kirira amasakirita naneyo mutima, icyo nsaba tugumane ntibagugiriye umugisha. N'Imana yo mu misozi, iyo Mana yo mu bibaya, iberaho si icyarimwe. Iyo Mana niyo turi kumwe. Yafashijwe rero karabaye. Umutima wanjye himbaza iyo Mana. Umucuranzi yanavuze unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo Mana we, nubwo amagambo yanjye ataba, twigwaneho ntacyo bitwaye Mana we. Shimwa Mana kuko ndamahoro. Shimwa Mana Mana we, shimwa Mana kuko ndamahoro. Shimwa shimwa we, shimwa Mana kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi,
ibyo ntibimuhungabanya we ahubwo akitwa Jésus toujours Jésus. Yesu ni Yesu. Nuzagira abona iwawe bitari gukoreka ujye uvuga ngo Yesu hari ahandi ari mu kazi. Ubwo tugana ahandi ari mu kazi nanjye nijye ugize ute utahe. Kuba turi hano kubera Imana, kuba tujya hano kubera Imana, kuba twambara hano kubera Imana, kuba bwira bugaca kubera Imana. Haleluya. Yesu ni Yesu. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo Yesu ni mbese rirahi yiriya sha ya mbere iraba ngo Jehova yiri ikaba ngo Eternel w'ibihe byose mirere na midrere irasa ikaba Sauveur umukiza yiriya ikavuga unique le fils unique de Dieu iriya sa ikaba Jésus toujours Jésus. Oh bana Yesu ni Yesu ariko bivuga cyane Yesu ni Yesu yo ngaho ngati Yesu urahari cyangwa ntuhari irahari imenye urambona cyangwa ntumbona nawe urareba nayo ifite amaso ariko Mana ngo Yesu ngo uramutse ubaye njyewe ngaba wowe wakemura byose bikubaho. Imana ntizigera iba wowe ntuzigera uba Imana ahubwo icara hamwe. Yesu ni Yesu. Aba turi kuba amen. Abakunda Yesu muraguma hano abatazi kumva basohoke bigende. Yesu ni Yesu. Uyu Yohana Umubatiza ari kuvuga n'uburoko none reba none uyu Pawulo ageze hariya mu Byakozwe n'umwa 26 ku murongo wa 27 we none yaraboheshejwe iminyururu yagiye kwa Agiripa aho imbere y'umwami arangije ngo ari kumwe n'umugabo witwa Fesito ngarangije ngo ababwira Yesu aravuga ati njyewe Yesu yarambonekeye ngiye mu nzira y'i Damasiko barangije ngo umucuramvira kandi uwo ngomba bwira niwe kuzuka niwe kubaho niwe buzima niwe tureba ubuzima bugahinduka warangije ngo Fesito aramureba abati none ubwenge bwinshi cyane buragusajije
Haleluya. Haleluya. Kandi ngiye kubasengera Yesu abasengerere mwese. Yesu abasengerere buri muntu wese amugurire ngakaji izina rya Yesu. Muranyumvishije se? Ijuru ridusengerere buri muntu wese atayabonye akantu mu izina rya Yesu. Ubu natangiye guhanura utabyumva mu mureke. Ijuru rigiye kugusengerera uratahubona akantu mu izina rya Yesu. Uratahubona ikintu kidasa. Ejo twarimo dusenga hano. Hariya hirya seje muri nayo kombwiriza. Murugeze nyuma mvuga ati fata telefone yawe izamure nyisenge. Mwe mama aho ngaho mukajya ngo ibintu bipakuza. Aho ati izamure nyisenge none aha ngaho wahabwa umugisha. Ndase ukanya bahita bamuhereza message kuzaza gukora ikizamini cy'akarere. Kandi nta yari yarayishatse yarayibuze. None mwe muri aho ngaho mukajya ngo ndago muri kuvugana na porofete. Ubu nije mu kirere cyo guhanura nta mikino irimo. Muvuge ngo amen. Ubu ngiye gutangira kubahuza rero n'ibisubizo mwatangiye kumenya Yesu. Nagira ngo mubanze mwumva Yesu ibihe bingahe byose. Yesu ni Yesu. No, hari umunsi umwe abafarisayo ariya mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana 7:45. None ngo baravuze ati ngo mugabari uri kubwiriza abantu uri kuvuga ibyo bintu mugenda muzana ngo bashaka abasirikare batojwe guterura ku buryo baramufata bakamwereza bakamuzana ngo barabajyana basanga batumuragenda murasanga inyanza ari kubwiriza n'urugero ningo kuntu wasanga ndi kubwiriza babati narangiza kubwiriza muhita mumuterura mumutuzane babati muhite mumuterura atari yasoza kubwiriza Yesu ngajya hatangira abwiriza ati nijya mutima waturutse mu ijuru ujyaho wese ntazagira inzara mu binyobwa n'amazi y'ubugingo mu nyamaswa n'intare yo mu muryango mu bashumba ndi umushumba utaragirira ibihe ndi umushumba mwiza. None ngabo bari bazanye none bari bicaye mu materaniro bumva Yesu ibintu ari kuvuga. Yesu aratangira ati mumuhereze icyubahiro data wa twese. Abona na babandi yaje ayoboye batangiye kuzajya barazamuka akabati biginga siko bitangiye nabyo kumufana bitangiye kumufana kandi twaje kumuyora ataho ngaho Yesu we aho ariko we unyeganyeza umubwenge ntawe utafana Yesu amagambo avuga ntawe utayafana ibyo akora ntawe utarifana ibyo adukorera ntawe utarifana ntawe utafana uyu mwami w'abami. Tera haleluya. Rangiza ngarakomeza kuvuga ubutumwa afande nawe mukuru arangiza amategeko nicara ariko numve ibyo uwo mugabo. Yesu arakomeza ati jezi kontra timijya batsinda isoko ryo kurengera abarusha n'abaremerewe kandi ubwami bwanjye ntabwo buzashira buzagumaho mirere na mirere. Afande atumvise abandi bajya babavanaho ubwo wowe utazavaho oke aho ngaho mirere na mirere. Ariko abantu banezerewe Yesu bahaguruka batere haleluya. Yesu ni Yesu. Barangije umva akantu kanejeje ngo Yesu amaze gusezera amateraniro amaze ngo kubaho ubuntu n'amahoro bijyane namwe amen. Bahita begera Fanda ati tumuyore ati inde Yesu ati muvuze guki ati mwarasase cyangwa ntabwo mwarasase aya turi bazima rose gahunda so kumuyora siyo yatuzanye ati mwabaginga mwebwe kuva mwaba ari umuntu uvuga neza kuri mwabuzigegera mujya kuyora mwabuze mukatire Nyabugogo abanywa rumogi n'abanywa tabi mujya kuyora. Arajya bati ni mumureke ibyo nsobanura ndabisobanura kuva nabaho nta wundi mugabo uvuga ngande ka Yesu. Mumukomere mu mashini mugabo uvuga ka Yesu. Ngo baragenda barata abantu bari we
arabisobanura ageze kwa fanda ati mwamuzanye mumushize mu gikari ati inde tuwo twabatumye ati goza pati niba udusezerera niba utwaka amapeti ariko kuva twabaho misiyo mwatwoherejeho yadukomereye kubera ko uriya mugabo kuva twabaho namwe twabanye nta muntu uvuga neza ngaho uzi ko yavuze mfite ikintu kinsikamiye umutima kigahita kivaho ubwo urumva namuzana nje kumukoza iki aravuga umuntu ufite imvune mu mutima igakira aravuga waje afite stress igakira aravuga waje arwaye abete igakira none uwo muntu urumva twamujyana aravuga ati ukora ibyo ukora ariko nta muntu uvuga ngande nka Yesu munyeganyeza umubwiye ngo Yesu agiye kubivugaho rero mubwiye ngo Yesu agiye kubivugaho ntamuvuga Yesu aravuga diyabete zigahunga aravuga kanseri zigahunga aravuga abarusha bakaruhuka aravuga ingo zikubakika aravuga indushi zikaruhuka aravuga abashomeri bakabona akazi aravuga ibyari byaranze bikemera ntawe uvuga ngande Hera haleluya Shalaba satro bramera ntawe uvuga nka Yesu haguruka tala sada bramera to haguruka sengenegira bwa Imana yo mu ijuru data wa twese icambere jya kubona mbona niyo mpamvu yahise avuga ati Petero egera hano utaza kwiyemera ahita avuga ati sinya uyu Yesu ndimo mbabwira ubundi Yesu izina Yesu muri Bibiliya y'Icyongereza bafata izina Yesu byonyine riravuga ngo ni God Savior ni Imana y'umukiza hanyuma Kristo ariyo mu Kigiriki basoma Christus ni ukuvuga iri zina Kristo rirasobanura anointed one wasigiwe kubohora abantu umwe gusa ni Yesu wasigiwe kutubohora ku ngoyi yande ya Satani wenyine only Jesus haleluya mu Ruheburayi rero niwe bita Mesiya ariwe Mesiya noneho rero uyu Yesu rero naje kubabwira ngo Imana igwishurire Yesu ibihe bingahe Amen. ubu rero ngeze kuri body rero ngeze rero ku gihimba muvuge ngo amen muvuge ngo amina cyane hanyuma ubu twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu azaba ikimenyetso kigirwaho n'impaka hanyuma iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ibice 16 ku murongo wa 13 kumanura hasi hanyuma hari amakuru avuga gutya umunsi umwe Yesu yicaranye n'abigishwa be arababwira ati ariko iyo mugenda mu nzira n'ahantu mujya guteranira mwumva bavuga ko ndinde rero iyo abantu barimo bavuga abandi biroroha cyane ariko kugira ngo bo bivuge uko abo bari biragoranye ngo bahita bavuga ati uwa mbere ahita amanika ati numvise bavangura Eliya ati kagira inkuru undi arangira bati numvishije batakumenya neza bavuga kuri umwe mu bahanuzi ati none wowe ati numvishije bavuga ngo uri Yohana umubatiza Yesu arangira bati mwere kumbwira abo ngabo ndikumva mwana byumvishije cyane none mwebwe tugenda amanywa nijoro mwebwe munyitana ngo bose bahise bubika imitwe bakimara kubika imitwe hanyuma ngo Yesu arara bitegereza abona sinzi ibintu barimo hanyuma ngo havamo umugabo witwa Petero yakundaga guhubuka ariko rimwe na rimwe akagwa ku gisubizo ngarangije ngarahaguruka atera intambwe 3 imwe ebyiri 3 arangije ngahagarara imbere ya Yesu abati nubwo abandi bakuyobera ariko ngenda kuza arangije abati Petero uranze ati ndakuzi icyo
yumvishije arabati Petero umwishuriwe abandi batari bame nawe ndaguheza promotion iyo uyishuriwe Yesu abandi bakiri aho ngaho Yesu aguteza intambwe bakagira ngo muracicaranye kandi mu buryo bw'umwuka yarangije kugurita kukwimura munyegageza ubwenge Imana iguteza intambwe muri aya masengesho Imana iguteza intambwe Imana iguteza intambwe abantu babimenye Imana iguteza intambwe abantu basange wageze muri position y'Imana kera haleluya Imana ishimwe Imana ihima umbere ikintu cyaje gukurikira ngo nuko Yesu ahita abwira Petero aramubwira ati uhereye isa uhinduriye statu naweho ntabwo uhise witwa Petra bisobanura ngo urutare hanyuma arangije muhungurikira aho ngaho ngiye kohereza amakuru mwebwe hanyuma arangiye abati kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye abati ngo kandi naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azarishobora mwumva kandi rero mutari muzi ahangaha ateki mwebwe ahangaha muhita mugendera mu munyenga ahangaha murumva ko Bibiliya ivuga ngo nzubaka kuri urwo rutare ariko ni ukuvuga ni Petero munsi bivuga ngo ariko siko bibi Imana Yesu icyo yaravuze n'icyo yaravuze ati nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kuri uwo mwuka wera wagwishuriye no kuri data wa twese ukabyumva wavuga ngo amen afungira aho ngaho nuko rero Imana irambwira ngo ngwise Dawidi uzajya nanjye umbyinira je no muzajye muri library ya primaire hari igitabo cha social study gifite kava y'icyatsi gifuniko cy'icyatsi kibaho abantu bari kuvuza ingoma nanjye mba ndiho mvuza ingoma urumva rero nge narakataje muvanga hari ibintu byo kuvuga papa music niho harimo uvuga ngo kubaka izina simbi biravuna hanyuma rero ibyo byaranze niyizira kwa Yesu hanyuma rero irindi zina rya Kashengerezo n'abakristo barinyise bitewe nuko nari maze kwigisha akashengerezo cy'Imana hanyuma akashengerezo ni agakinisho k'abana hanyuma hari igihe umwana rimwe na rimwe atesha umutwe umubyeyi we bamuha ikirayi akajugunya bamuha biswi akayanga bamuha akanyonyo akakanganya akabatizwa uyu mwana none ndamugenza gute ahita yibuka ko mu gikapu afite akashengerezo akatavana kakazunguza mu maso y'umwana umwana ati uyu mwana waze biswi irikika wazi ikirayi none bari kuzunguza akantu ngo umwana agaceceka rero mu isi y'umwuka hari umuntu wicaye hano wicaranye agahinda n'ikibazo kitakurwaho nuko yaraye kuri matera ya metero ebyiri afite umubabaro afite ikibazo kitakurwaho nuko yarariye inyama n'ifiriti akaba afite umubabaro upima amatoni n'amatoni Imana ikavuga iti ibyo byose ntibyakumaza umubabaro ntuhigeze unezerwa hakenewe akashengerezo mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu buhanuzi ukumva igahita ikwata mwana wawe ati humura bujya ndakuza bati urazi ugataha unezerewe nk'umuntu ukuweho imifuka 5 ya sima kubera ko ako ni akashengerezo cy'Imana kuvugana nawe Imana iguha akashengerezo muri aya materaniro mu izina rya Yesu Imana ikunezeze rero ngayo mukorera hanyuma tukavuzeho gake ndi umupapa mfite madamu n'abana mfite abana 3 mfite abahungu 2 n'umukobwa mfite n'undi mwana uba mu rugo uri mu nshingano zanjye wa 4 yiga mu wa 3 secondaire hanyuma mfite n'undi mwana twakoreyeho umugisha hanyuma turamushingira abari mu Bugesera ubwo mfite umukwe rero ndi umusaza hanyuma ibindi turabisangiye dusangiye amakuba n'ibyago muri Kristo Yesu ndi umukristo wo mu itorero rya ADPR Pentecote mu Rwanda hanyuma ndi umuvugabutumwa bwiza umunyamasengesho
hanyuma rero ndashaka kuganira namwe kandi ngabaganiriza uko umwuka wera yabiteguye mu izina rya Yesu. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ravuze ngo uyu ni Simoni. Uyu musaza Simiyoni yari umusaza Imana imuhereza isezerano. Yamubwiye ati wowe wa musaza ntuzigera upfa utabonye Mesiya, utabonye Kristo. Umusaza abasaza barapfa barirenguzwa pesi baragenda ariko we arasiga. Umusaza nta kindi kiri kumusiga, ari gusigazwa n'ikintu Imana yamurindirije kureba. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo hari igihe mwebwe mufata ibintu mugashaka kubyirukansa ngo Imana ibibahereze, nuzicara ukabona nta sezerano na rimwe usigarana, yose amaze gusohora uzajya urahita usaba intasho uzadusuhurize Eliya na Enoki ubu ugiye guca ko nta kintu usigaje ni uguca. Ariko ntuzajya urabona hari amasezerano 2, 3, 4 kandi nawe ukabona waramutse ujya uvuga ngo ndacajyaho kandi ndacaramuka. Kubera iki? Ni Imana irindi isezerano, ntiririnde ryonyine, ikarindana n'uwagize ute yaribwiye. Rero yabikora mu kwa mbere, yabikora mu kwa kabiri, byo nibiyireba nzaba ndi kujyaho kuko nta hantu nta gitari yabikora. Simiyoni ntabwo agomba gupfa atamuteruye. Reka ntibiba bivuga ngo Imana irinze ijambo yavuze, ikarinda naho yarivuzeho. Kandi ntuzajya urabona Imana ifashe mugenzi wawe gusenga kandi atakurusha kwiriza ubusa, atakurusha no gusenga, ukabona Imana imusubije mbere yawe. Ntuzajye uragira umujinya, ntuzajye uragira n'ishari. Imana ibivuze ngo iki kuri wowe, we itari yasubiza ibikubwiye ngo wowe umurusha kwihangana, kuko yo iratureberera kuruta uko tureba. Itivuga ati wowe n'ukwa kabiri wakumara, ariko uyu ntamuhaye kavansi yamwasura uduwiri abatereka mbe muhaye angahe, ariko wowe ndacaka ufitiye icyizere. Kubitari yamusubiza igufitiye icyizere, niyo mpamvu waje no gusenga. Haleluya, igufitiye icyizere. Kandi nawe Imana nigutabara mbere ntuzabe igisambo, ahubwo uzagerageze gusangira uwo mugisha Imana iguhaye, kuko wowe ni uwo munsi ariko hari abandi basigaye inyuma. Ubundi iteka ryose hari igihe abantu Imana batabara bakagira nk'imigisha bayimaze. Ntabwo wawumaze, kasanga yatwikwezeho akagira ngo imigisha yayimaze. Oya, noneho ugasanga rimwe na rimwe ushaka no kwihenura kuba mwasenganye, ukagira ngo twebwe dusenga muri umuntu wiyagusubije. Twebwe ntabwo dusenga muri umuntu wiyagusubije. Iyo wasenze niyo twasenze, iyo tuvugana nayo niyo uvugana nayo, ahubwo yakubanje kugira ngo irebe uko witwara ejo ni njyewe. Kandi iyo Imana iguhaye umugisha ukawujya wenyine, umunsi wa mugisha ubwibutse neza ko umugisha wose ugira n'intambara zawo. Imana nigutabara ikaguha umugisha ukajya wenyine, n'intambara zigwanya umugisha uzazigwana wenyine kuko uri igisambo. Ariko Imana niguha umugisha ukagira 2, 3 usangira nabo, nihaza intambara zigwanya umugisha wawe, tuzafatanya na babandi twasangiye kugusengera kuko waduhayeho. Amababa ngo akanwa kajya ikaguhamagare kavuza induru. Wowe Imana yagutabaye, turagusengeye, iguhaye amamiliyoni, uyariye wenyine, wongeye kwibuka aho abahanuzi baba yamaze kugushirana. Isengere nawe. Aba turi kumwe, amen. Iteka ryose iyi mikrofone muyigenje utese. Iteka ryose muzarebe abanyamasengesho bakunzwe gukenerwa mu gihe cy'ibibazo, ariko nta muntu uguhamagara ngo nasubije. Yongera kuguhamagara kubwira ati wihangane ngo bya
none ugarutse ngo byanze ntiwasubiye ukayasenga wowe wenyine. Ntukazajye mupfunisha abantu. Niba ubwiye mugenzi wawe agufasha gusenga akagusengera ugasubizwa kujya ushaka kujya wenyine, nimusangire kuko mwasangiye ibibazo, nimusangire n'ibisubizo. Hanze kwirirwa mwe murigira gutyo ubwo ngubwo masengesha ubwo ngubwo nyine ngo birabirizwa ko mugurishije Imana. Reka bayigurisha gute? Imana wayigurisha nawe uzayigurishe niwe uyifite abo utayifite. Ahubwo mujye mureka ibintu by'ubusambo. Abo turi kumwe amen. Mungu hari umuntu umunyamasenga ngamufashe kuzamura iki cyifuzo gasanguraje hano turamusengeye urasubizwa kandi byari bizanze. Ntunagaruke gushima Imana ngo utange ituro gishimwe ubwo urumva utavuna abantu. Mwese muri aho ngaho muri kwata Imana dusubize, ariko nibasubize ntimuzagaruka gushima. Niyo mpamvu itanabibahereza. Mwe murayikeneye cyane, ariko yamara kubasubiriza ibyanyu mugahita mushyira akabati ukamera nka wa muntu wari uri kumwe na mugenzi we barimo bagenda, hanyuma abatoraguye amafaranga. Kimara kuyatoragura hanyuma mugenzi we nawe yari kuri tetera aramubwira ati wambabariye ukamberezaho na bibiri. Arabarabara ati mugenzi wawe wihangane bihuriyemo n'ibibazo nari mfite n'ayangaya ndashaka yari ayafite se wahuriyemo ubusambo ubwo ni ubusambo ntabwo ari ubwoko byahuriye uzi yari ayafite. Mujye musangira mu izina rya Yesu. Haleluya. Urumva ni ukuvuga niba umukozi w'Imana umunyamasengesho ntiyigeze kugusengera ntiyaguciye amafaranga, none uraje mumaranye iminsi 2 muri gusengera igihe kandi nta mafaranga yaguciye, nawe nta mafaranga wamuhaye. Ikintu muri gusengera urasubije kandi icyo ngicyo mwasengera baguhaye miliyoni nka 40 ni urugero, none ubuzemo byibura n'ikese ya fanta uhereza umuhanuzi ubwo se urumva umubano ugiye kuzagaruka wahombye. Wihangane narahombye ngo noneho ayandi nzabona tuzasangira. Aya mbere waranyemye, aya kabiri mfite icyizere kuzaba. Haleluya. Ubu nakoreka abantu nakihamisha bagiye bajya ku muhanuzi bakamubwira ati nsengere ninsubizwa ngo nzagura, hanyuma yagusubiza ugahita wigendera ukajya wenyine. Imana ikubabarire barengondebe gusa. Haleluya. Muhereze Imana icyubahiro. Aha ni mu masengesho mugomba kuhigira amahame yo gusenga, mukahigira amahame yo gusenga, mukamenya uko basenga, mukamenya n'uwasubijwe ukuntu akwiriye kubigenza. Ntabwo ukwiriye gusubizwa wasengeye hano Mwanza hanyuma ngo uzajye gushimira icyambu uguteze. Ni hano yabivugiye ngo inushimire hano. Yushaka bari icyo cyifuzo wazanye hano wari kukijyana icyambu, urajyana iryo turo gishimwe icyambu kuko utari twebwe twagusengeye. Zana ituro hano hanyuma abantu bamenye imirimo y'Imana iri gukorekera hano. Ibyo bitume izina ry'Uwiteka ryamamara i Nyanza mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi n'ubunyumvise Imana ihimba. Rero ngiye kubaganiriza kandi ndimo mbaganiriza ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana iguhishurire Yesu w'ibihe byose. Bituma kuvuga ngo Imana ibashurire Yesu w'ibihe bingahe byose. Kuti ndashaka kuvuga Yesu, nta kindi ndibuze kuvuga. Oya, nta kindi ndibuze kuvuga, ndashaka kuvuga Yesu. Ndashaka ko Imana iguhishurire Yesu w'ibihe bingahe byose. Buriya mwese uko mwitaya buri muntu wese ndagira ngo mbabwirire ijambo munyumve neza cyane kuko muraza kunkurikira ndabigisha nk'umwarimu kuko niko kazi nkora kandi muranyumva. Twese uko twitaya ntabwo dufite Yesu ngana. Ndagusobanurira, ntabwo dufite Yesu ngana, ariko twese tuzi Yesu no kumuvuga turamuvuga.
imodoka yagenze ibirometero bike ibiza amakaritsiye make. Mu isi y'umwuka rero uko ugenda urushaho kugenda utera intambwe ushaka Imana uganikana ufite inyota yo kujya iwanyu aho utazongera kurira no kubabara. Imana igenda iguhishurira andi mavendo utari wamenya, igenda iguhishurira ibindi byumba utari wageraho. Ariko iyo waparitse ugumana Yesu waho ngaho gusa ntumenye n'undi Yesu uri imbere. Ntabwo ari aho abatinze aho ngaho gusa. Ariko iyo urimo ugenda ubundi ntabwo Imana yaguhereza amakuru angana n'ayo usenga iminsi 5. Ni iyo usenga amasengesho y'iminsi 2 uhabwa amakuru angana n'aya masengesho y'iminsi 2. Wasenga amasengesho y'iminsi 3 Imana ikaguhereza amakuru y'umuntu wizewe usenga yangahe ayitatu. Muzabaze no mu maranka y'abasirikare ntabwo amapeti ntabwo bahembwa kimwe. Ufite 2 afite yahabu, ufite 3 afite yahabu, kandi abo bose ntabwo bicara mu myanya imwe. Uko ugenda bakuzamura baguhindurira sisiteme. Rero kugira ngo hari igihe hari ushobora kuba arindwa na 5 ariko bamuhereza irindi peti bakahita bati nimwongereho abandi bangahe 10, bamwongera irindi peti ati mwongereho abandi 70. Uko bagenda yegera imbere niko bamwongeza uburinzi. Noneho mu isi y'umwuka uko ugenda usatira gushaka Imana nayo yongera uburinzi mu izina ryayo. Niyo mpamvu birimo ngo nimwegere Imana nayo izabegera. Murwanye Satani ntazagira ute azabaho. Dukomere Imana amashyi. Imana yaduhamagaye turi muri aya materaniro. Niba ushaka kongera uburinzi kuri wowe ukongera sekirite kuri wowe ku buzima bwawe ugomba no kongera amasengesho, ukongera ukinjira mu byumba utari winjiramo ukongera. Niyo mpamvu Imana itazigera ivugana namwe ngo bana banjye ngo wasengaga rimwe ngo nasenga igice, wasengaga 2 ndamwiyamye nasengera rimwe mwere kwicisha amasengesho. Ntabwo Imana irera abakeye gutya. Irakubwira ati wasengaga 2 sengaga 3 we, wasengaga 2 sengaga 3 wasengaga 3 shiraho uwa 4. Nta kindi biri gukora ibiri kugira ngo iguhishurire andi mabanga ari imbere inongera uburinzi kuri wowe kuko ubitsa amabanga y'iki y'Imana. Kuko ntabwo barinda umuyobozi, barinda inshingano bamuhaye. Inshingano Imana yazikwambuye n'uburinzi bugira ute buragenda. Turi kumwe? Amen. Nusugira ngo buriya inama y'abaminisitiri yicaye igahita itangaza ikavuga ngo Rusangiza Jean Dodi tumugize gavana w'umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga aka kanya ni uguhita imodoka iza kundeba mu rugo bakahita batwimura, bakahita bashaka abantu bagomba kurara mu rugo gutyo. Ntabwo ari jyewe barinze inshingano bampaye. Haleluya. None mwe muri aho ngaho gutyo barinda inshingano baguhaye. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo runaka ngo bamuvanye kuri uyu mwanya inshingano bazimwambuye bahita bamwambura n'abasekirite n'imodoka yabo n'inzu yabo akazajya aragenda wenyine. Ariko mu gihe akifite inshingano ibeshe kubita we muginga pa mu nzira bose atambuye. Mu gihe tugikijije, mu gihe turi kumwe na Yesu tugifite inshingano yo kurinda agakiza, uburinzi burahari mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu tuba tugomba kugenda tukabati hari inshingano Imana yaduhaye. Izo ngizo rero ijuru rigomba kugira ute kuzirinda. Ntabwo Imana irinda, twirinda n'inshingano yaduhaye. Mwayihereza icyubahiro ko ntacyo bitwaye. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo uyu Yesu bundi Yesu usanga abantu bamujyaho impaka nyine kuko Bibiliya twayisomye bakazaba ikimenyetso kigirwaho n'impaka. Akaba ati Yesu ni Imana, abandi ati si Imana. Ibyo turabizi ntabwo ari byo dutindamo. Ariko mu nteruro nkeya Yesu ni Yesu ni
tureba abona mu cyimbo cyo gupfa ahubwo akabaho. Haleluya. Yesu cyangwa yandi kubwiriza ndavuga ati ngo mwese ngo mubyumve. Ntabwo nakubwira ngo ntushaka gusinzira. Ntabwo nakubwira ngo we kutari kubyumva ntazi nde. Ntabwo Imana yantumye ko mwese mubyumva. Biba bifite bene ibyo. Mfa kubona babiri batatu babyumva nendereya. Kandi ntabwo nakirirwa kugira ikibazo ngo kubera iki ngombwa kubona uri gusinzira ufite ibitotsi niwe ndabarayiza. None si niba warayizamu ukagira ibitotsi ibyo nabikurenganiriza. Sinzira wenda haririra kugwa mu gutwi wite wumva. Haleluya. Yesu Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Naribuza ngo Yesu ni urukundo, Yesu ni impuhwe, Yesu ni agakiza, Yesu iyo tumubonye mu cyimbo cyo gupfa tugira ute tubaho. Ndafashijwe rero. None bitangiye kumfata rero. Ni gutya gake gake abatuziranye barabizi. Turetse abantu bambaye ntabwo nibo bakibaza ibintu. Hanyuma hari ikintu mujya mwumva ntabwo mwari mwabona umuntu hano ari gushima Imana. Twati ndashimira Imana, Imana yampaye agakiza ku buntu. Mujya mubyumva? Nkurikira rero gusobanurira. Ndashimira Imana, Imana yampaye agakiza ku buntu, ndashimira Imana yabarinze nanjye ikandinda. Ni uko kureka rero ngo yeze amakuru. Dore ukuntu bimeze rero. Ibyo bintu ukuntu bite. Haleluya. Biravuze ngo ni urugero. Ubu ngubu iyi ni telefone, sibyo? Ndashaka kubasobanura ubuntu rero. Ako gakiza k'ubuntu twaha. Iyi ni telefone yawe. Nayiguze amafaranga.